uyu munsi ubona ndashaka kuvuga ku kintu kandi kibabaje gikomerekeje imitima y'abanyarwanda aho muri mwese ndabizi ngo murababaye. Ndi umukobwa, ndi igitsina cy'ikigore, mfite barumuna banjye, mfite bakuru banjye, mfite umuryango, mfite inshuti, mfite abavandimwe hirya no hino, kandi ubundi umuvandimwe wawe ni uwo muntu ukuzengurutse. Abantu duturanye ni abavandimwe bacu, abantu dukorana nabo ni abavandimwe bacu. Ariko muri iyi minsi nkatwe duhora kuri social media ibiki, hari abana bahoze bansunikira hano message bambwira ngo ngibyo urabireba bite biri mu isi bisigaye bigenda kuri iyi si. Muri iyi minsi, muri iki cyumweru kuva igihe gitangiye, abirirwa kuri social media murabireba, ni ibintu bibabaje bikomerekeje umutima yacu, cyane cyane nkatwe abagore, kuko umugabo bishobora kugukomeretsa. Ariko kandi nubwo mukomeretse ntabwo mugeze nkatwe aho tumeze, nk'ukuntu tumeze. Ntabwo mumeze nk'abakobwa, ntabwo mumeze nk'ababyeyi babyaye abana babo b'abakobwa bari muri iki gihugu. Turababaye nkanjye umuntu ndababaye, numva mfite agahinda kudashobora kumenya, kubera yuko ndeba abakobwa bagenzi bacu bagenda, abakabaye ba mama bangiritse. Ndagira ngo si ubu twebwe tuzajya gukura kugera kuri ya myaka iyo abantu batwifuriza tukiri abantu tukiriho. Niba umuntu ahagarara agakora ikintu nk'iki, umuntu mukuru ahagarara agakora ikintu nk'iki, natinya umwana we, natinya ahantu ahava, natinya igice cyarimo, natinya n'ibindi bihugu biri bumurebe, abamwifuzaga abo ugenda bakavuga ngo ataruka mana nkaba nka runaka. Ni ukuri nimba tutagifite isoni muri twebwe, ninde uzagira isoni ku ruhande rwacu? Ninde uzatumenya nimba twe tunaniwe kwimenya? Twebwe dufite akababaro cyane cyane jewe, kandi agenda nkibaza ngo se jewe hope aho ngiriye akababaro kangana gake undi muntu amizate. Ndi uwa rubanda, bishobora kuba bitari mu nzu yanjye, kandi biri kuri jewe kuba ko ndi umuntu. Bishobora kuba bitari ukuvuga ngo bivuye mu nda ya data na mama, ariko kandi abanyegereye niyo bivamo. Kandi abo bantu babana natwe, babana n'abavandimwe, babana n'imiryango, babana n'abandi bana bazagira akamaro ejo ababyeyi bacu batagihari. Kuri isha abantu tureba tukifuza, hari imyaka babereyeho ababebe, ari abana bakambakamba. Ababyeyi bacu bera imbuto nziza, ababyeyi babo bera imbuto nziza. Abo bana baza gukura, baba bakamaro kuri iki. Nibo ba perezida bacu dukunda, nibo ba police officer dukunda, nibo basirikare baturinda dukunda, nibo ba cyamani b'ibice dukunda, nibo ba docteur twumva dukunda, nibo bantu bafite za company ziteza abandi imbere dukunda, babayeho abana. Ariko nabicyo ntago bakakigezeho, usti n'ababyeyi babo bifashe nabi nkuko. Usti babasore bakiya gihe bifashe nabi nkuko nabiki gihe mumeze. Serious muratubabaza. Abagabo ni mwebwe muza mukadutereta, abahungu ni mwebwe muza mukadutereta mukatunaga mu rukundo. Ikiranye gore ikintu cyaremwe cyitwa ikigore kigira umutima woroshye. Bafite umutima woroshye, n'abantu bameze nk'abana. Mbese umabwiriza ikiriza umugore n'umwana kiramuriza. Yesu yagaburiye abagabo 500, ibihumbi 5. Ariko muri abo bantu yagaburiye, wowe mukumva kwawe mu bitekerezo byawe no mukumenya kwawe no mugushishoza kwawe, uribaza yuko nta mugore yari arimo nta mwana yari arimo? None se nawe banza wibaze ngo ibyo byarashobokaga, ngo abagore kuva kera bari bahari n'abana babo. N'ukuntu ibyibi bimeze, na story ya kera niko yari imeze. N'abagabo ibihumbi 5 bakoranaga ngo abagore badahari. Naho n'abagore bari barimo n'abana bari barimo. Ariko Yesu niyo yashoboye kubara abana n'abagore, yabaza abagabo ibihumbi 5. Icyo ngicyo ubonamo icyo kwiga iki? Abana n'abagore n'abana na ba nyina wabo bose ni bamwe baranga. Je niba ujukanaga mu rukundo ndi umugore nangwa ndi umukobwa, nyemera kukubitsa ibyanjye byose. Please bagenzi, mureke kuduta hanze, mureke kuduta hanze bagenzi, mureke kutwica nabi. Ora duba wanyishe nabi unereta, uba wanyishe nabi umbeshya iki, uba wambwiye iki, wambwiye byinshi. Niba mbaye igicucu nakwizeza umubiri wanjye, ni ngombwa ubanze kunaga mu isi, ni ngombwa ubanze kunyicira nabi mbure naho kunywa amazi yo kunywa, ni ngombwa ubanze kunyangiza mu muryango wanjye ngere kuri revo kuba najya n'imbere ya papa nangwa mama, ni ngombwa ubanze kunyangiza imbere y'abasaza banje, ni ngombwa ubanze kunyangiza mu gihugu cyankurikiranaga. Mwabagabo mwe mureke kutwica nabi, mwabagabo mwe mureke kutwica nabi, mwabahungu mwe mureke kutwica nabi.
muratwica nabi turi basaza turi bashiki banyu muratwica nabi turi ba nyoko mureke kutwica nabi nimba ngucumuriye naraguye mu rukundo nawe mwagira amakora nkokora please reka kutwanika mureke kutwica nabi bagenzi urukundo n'urw'abantu babiri gukundana si induru si n'intambara abantu benshi baza gukundana bangana ariko kandi nimba nkwanze reka kukigira intambara nimba mbonye amakimbirane yanjye hagati yanjye nawe nago wandindira icyubahiro ntunage mu isi ntunyice nabi natwe abakobwa turakirenza ni ukuri ko Imana uguta mu rukundo ukugeza kuri rero kumva ngo nakuramo ubusa bwanjye nkabwambura mwifata ibyo nifashe byose nkabyoherereza umuntu amatelefoni dufite aratubeshya ntabwo ari inshuti zacu na password dushya mu masimu yacu please ntabwo ari inshuti zacu nta nubwo yigize dukipinga safe telefoni ni umwanzi wa mbere ku buzima bw'umuntu turazikunda urumva ngo ntabwo wajyamo udafite telefoni niwabaho udafite data niwabaho udafite mubizi my friend urikururira urupfu telefoni nujya gukora ikintu nagakure reka kwiyegereza kamera mubireke kubikora urukundo rugiye gutuma wiyambura ukinaga kuri social media ukigezaho bakobwa nimubikore bamami bambi nimubikore mwabahungu mwe natwe niturenga tukabikora mureke kutwicana mfite agahinda ku bintu ndeba muri iyi minsi nimba namwe mubireba namwe murabizi biriyo byatwishe byatunyangaritse uratera iwanyu isimu bakakubwira ati nyangura urabireba ibiri mu isi nawe ko rutya ikihabaye cyose umwana aragusanga akakubwira ijambo rimere bagenzi mureke kutubabaza imitima mfite akababaro ku rw'urungano rwanjye mfite akababaro ku rwa Uganda turimo mfite akababaro ku rwa Uganda yacu kuko abantu ntabwo twakabaye twiyanga kugera kuri iyi level bagenzi nimwagatumye tubabara kugera kuri iyi level ari mwe mwabizanye uransanga mu nzira ukanere tukambesha isi nijoro nanjye nkimanika nkirya nkimara nkavuga kweri ukankoresha icyaha nari nakwiriye gukora kandi ntubimenye ngo wowe umugabo ntabwo unganya nanjye ibitekerezo jewe wambeshyebeshye sindi buhagarare ngo ncireho umuntu iteka ahubwo twebwe nkatwe twiyibutse yuko turi abantu tugira umutima wacu umuntu tugira umutima wo kumenya umuntu tugira umutima wo kubabarira tugira umutima wo kwifata neza kubera ahazaza hacu iyo udatinya Imana yo mu ijuru ni witinya nkaho uvuge ngo ariko kubera icyubahiro cya runaka kare kubera icyubahiro cya data ikisindi bugikora kare kubera icyubahiro cya musaza wanjye ikisindi bugikora kubera icyubahiro cy'inshuti y'umuryango ntago ndi bugikora turagwa mu rukundo buri munsi bwaciye bwije urukundo nirwigize rucuyuka urukundo nirwigize rusaza ni twebwe dusaza ni twebwe dupfa urukundo nyarwo ruriyo kandi kuba unkundanye urukundo rwa nyarwo ntabwo kimenyesheje kuba nkukunda ngo nzajya hariya niyambure nkora iki ba data barakunze ba sogokuru barakunze ba sogokuruza barakunze kuki twikora ibintu iby'imiryango yacu tigeze ikora kuki twikora ibintu ba sogokuru batakoze umwana agendera mu kirenge cyase isi akagendera n'ababa yaragendeye mu cyase n'undi nuko wowe ntabwo nibura uvuga ngo data nimba yaragendeye muri inzu nanjye reka ngerageze kuyigenderamo ntabwo dukiranutse nk'ukuntu bikwiriye nta n'umunsi tuzakiranuka 100% ariko kandi dufite kwifata dufite kwimenya niwimenya icyo uritse isi n'ubwo igoye uzayinyuramo hariyo abantu bari Kampala baratandukanye nayo mu myaka ya 40 na n'ubu bakaba bakiri abantu ukimuhungiraho ugasanga ngo reka kwiyica kanze bagenzi turebe gukurikirana ibintu tutazi abazungu baratwangije batuzaniye amasomo yadutesheje umutwe buri umwe arikora icyo ashaka please murebe kudukora ibintu nk'ibyo mwababyeyi turi bashiki banyu umugabo mukuru aragenda akagutereta akagutega kamera uranderese aho ndishobora kuba mfite imyaka 18 nangwa se mfite 20 wowe yahuri wowe wa mugabo uri mu kunereta uri mu myaka 50 nangwa 46 nangwa uri muri 45 urumva uranduta urankubisha mukangaye umuhungu niyo yarakurusha imyaka 5 please abakuruta nimba wanshotse rero ukanega kamera kandi reka kujya kunyanika mwisi ubundi uratega iki kamera ni inkunda nangwa ni wowe unkunda none se wowe kunkunda nundeba uri mubi icyo wenda gukorana nanjye nimba wakibonye impamvu ujya kunyanika ku isi ni n'abantu mwe twisubireho uyu munsi uranshwaza urankora ibyo ushaka byose urumva uranyica nabi ariko menya ngo nawe ubyaye umwana ufite umusore arasoretse ufite umukobwa ni inkuma ari mu rugo undi ni inshuca zazakura
bagenzi ibintu mukora bagenzi banyu namwe ejo bizabashikaho bishobora utagushyikaho ushobora no gupfa utabibonye ngo bikugejeho ariko hari umwana wa mukuru wawe arahari hari umwana wa mushiki wawe arahari hari umwana uzibyarira arahari hari umwana ubyaye nkawe uramukunda nawe ejo niba bimukora nk'ibyo ko mwebwe muhagarara mukabikora abana b'abandi mukatwica nabi mwese mugakora kiriya nawe ejo niba bikora uwawe nangwa nawe ejo niba bikora umugore wawe utunze waramukoye waramushatse bakamureka akavuga ngo uriya ni mukarunaka we niba bigukora buzumvute abantu batakigira ubuntu batakigira umutima w'ubuntu ibikorobero byije bibaho muri iyi si ntabwo bitandikiye iki gihe nta nubwo bizagarukira ariko umuntu agira umutima mwebwe mw'abantu imitima yanyu yabaye iki mwebwe mutagifite imitima mizima mutagifite imitima ibika amabanga imitima yagiye yabikaga amabanga imitima yagiye yababariraga kera imitima yagiye yamenyaga Imana icyo cyose kibigukoresha ni ubutamenya Imana abantu batazi Imana nuko bifata abantu batazi Imana nuko bamhora bagira imitima yo kugira nabi bagira imitima yo guhora inzigo ikigwari nicyo gihora inzigo intwari irababarira wowe uri muntu kidashaka kubabarira umuntu kugira ngo ufate ubusa bw'umuntu bushyire kuri social media world wide insi yose murebe kuki usumwica nabuti n'icyaha cyagukoze kitababarirwa we Yesu ko yatubabariye uzi ibi twakoze Yesu basogokuru bacu bibi bamukoze yazuraga abantu abapfuye yarabasubizaga hejuru abatagifite ubuzima akabubaha ibimuga akabigendesha ibipfa amatwi bikumva ariko abana b'abantu bagiye ku musaraba ngo bakure Baramu ngo twe turashaka uriya niyo bavuze ngo ari we baba bakurayo umunyabibi umunyabikorobero abo bantu mwebwe twebwe Yesu kuki yatugiriye ubuntu kuki tutababarira abadukoze nabi kuki turi indyarya uburyarya ni bubi bwatumye Yuda Isikariyota atabaho mwebwe mukura hehe umutima ukora umuntu ikintu nk'icyo afite urugo afite ababyeyi afite abana arabyaye bari mu isi ariko abo bantu bose nubatekerezeho nubibuke nimba umuntu yariburiye ubwenge nkawe reka kuba part of her reka kuba part of him reka kugikora wowe mubera intwari mubera imfura arahemukiye umugabo we ahemukiye urugo rwe ariko gereka murindira ibanga wowe kuki utarinda ibanga n'abantu mwe tugira umutima umenya Imana twibuke Imana iyo uzi Imana ibyo byose ntabwo bikugeraho iyo uzi Imana bagenzi turacyakuryarga Imana Imana turemye mu shusho yayo n'ukuri ko Imana wafata ubwambure bwa mugenzi wawe ukabunaga ku isi ukamuhayo nimba apfa pe nimba akora iki ubu se hari umwanzi uruta wowe njyewe mfite agahinda mfite n'umujinya mfite n'ibibi ariko Imana imbabarire nanjye ndi umuntu ariko ndarakarira abantu bakora ibintu badatekereje ejo habo ndababarira abantu bakora ibintu batitayeho ngo ariko abana banje nawe ejo ntakigeraho nagihari ariko mwebwe muzi gukora inabi ko bizagarukira kuri mwebwe gusa ko bitazagera ku bana banyu Imana irahanikana n'umwuzukuruza n'undi mw'abantu mwe twisubireho bagenzi twisubireho urukundo ruraryana abantu ni benshi bababaje abandi ariko tubabarirane tugirane umutima w'ubuntu tubabarirane reka kunyica nabi kubera yuko nakwishe nabi reka kunyitura inabi ungiriye neza nakugiriye inabi wava iki ni waba imfura ubundi icyitwa ubututsi ni iki icyitwa umuntu ngo afite umutima w'imfura ni iki ubufura si ku maso gusa ubufura si ku maso niba bamureba ari imfura hejuru ariko umutima ukora ibintu bidafite akamaro akora umutima atitaye ku ingaruka akora ibintu byose adafite ku gitekerezo cyose tugira umutima utangirwa tugira umutima uza abana tugira umutima w'urukundo tugira umutima wo kumenya tugira umutima ubabarira kubabarira nicyo kidutunga muri iyi si n'abantu mwe mureke kwica nabi ntabwo mwabagabo mwe muzabaho tudahari nta nubwo namwe abagore muzabaho abagabo badahari kimenyesha twese ntitubabererane dukundirane ugukoze nabi bagenzi twisubireho iyi si nta muntu uzayisarura urakora mugenzi nabi nkaho utazongera kubaho urakora mugenzi wawe nabi agenda apfe Satani nawe yangiriye nabi kuki se umwica uri Imana yamuremye kubikorobera ukozeho Imana kuki itarakwambura umwuka wawe kuki gusigiye umwuka uhumeka umwuka w'abazima kuki ushobora kugenda ukicara runaka ukagaruka ukaryama mu buriri bwawe ukarota kuki ushobora kugenda ukima inka ya runaka amazi ukaza ukakama iwawe ukanywa amata kuki ushobora gutera umwana wa runaka sirimu ejo umugore wawe akabyara wowe kuki kibikora Imana kuki kibigukorera wateye umwana wa runaka sirimu ariko umugore wawe arakujije agiye kubyara umwana umubwire ngo kuri ku mwana umwana umwita izina ubu se ubwo bibye iki wowe niba Imana ikubabara igasigara gukora iki warunze mugenzi wawe nimba yariye umwanda reka kumwambika isi reka kumukubita mu isi turakuze natwe ejo tuzabyara abana bacu bazagira akamaro nk'uko ababyeyi bacu bakatugiriye tureke kwica n'aba bandi njye niko mvuga